Natasha yakomeje kubwira mama we ati mama turara dufite ubwoba nta na rimwe tujya dusinzira, ese wajya ureka kudusiga buri joro twenyine koko? Mama we ati ariko wajya ureka ubutesi bwawe muko, akazi kanjye ko gakorwa nijoro uragira ngo nzakareke maze bizagende bite? Ese nzajye nirirwa nicaye mbareba mu maso murimo kwicirwa n'inzara mu maso yanjye? Natasha ati ariko mama nubwo tutakubona nijoro n'ayo manywa uvuga ntabwo tujya tukubona, twarakubuze neza neza, none se ataravuga byinshi mama we ati muko reka ubwo butesi bwawe kandi ceceka wite kuri basaza bawe muryame musinzire, ibyo bindi ubireke. Natasha ati ariko mama nasinzira gute koko? Nk'ubu ngubu turimo kwikanga abajura, turimo kumva basa nkaho barimo kugenda bazenguruka bagendagenda hanze, none Sano na Brice ubwoba bwabishe banze kuryama baje kundeba banyiboheyeho abantu barimo kurira nanjye nabuze ukuntu mbigenza. Mama we akomeza kumubwira nawe ati ariko se uragira ngo nkore iki? Ndeke akazi kanjye ngaruke kubareba? Umva nimuryame musinzire, ubwo n'ubwoba gusa mufite, kandi nawe urabizi neza ko ntashobora kongera gushaka abazamu ko nabo ndabazana maze bamara kubona ko mba ntahari bagatangira kudiringa n'abajura, nkashiduka ibintu byose byaragiye kera ntazi n'igihe byagendeye bakantesha umutwe kurushaho. Ngaho rero nimuceceke muryame kandi nta kintu muri bubi. Natasha ati ariko mama umva ko dufite ikibazo gikomeye cyane. Maze mama we ati ngaho rero ngiye kubashakira umuntu muri muri kumwe, nari naramubwiye ko azatangira kuzajya aza ejo maze akahambera mu masaha ya nijoro, rero reka nze mubwira aze kandi ntwongere kunderanja ngiye kwita ku bakiriya banjye. Mama yahise akupa gutyo nta nubwo yigeze yumva ikindi kintu Natasha yamubwira, maze Natasha nawe akomeza kurira, ntabwo yumvaga ukuntu mama wabo bisa nkaho yabataye burundu atakibitayeho, yabonaga bisa nkaho atakinabatekereza habe na gatoya. Natasha ku myaka ye mikeya yarasigaye ameze nkaho ari we mama mu rugo, kuko niwe wari ufite inshingano zo kwita kuri dusaza twe dutoya Sano na Brice. Mama we yarabyaraga gusa ubundi Natasha agakora akazi ko kumurerera, kuko mama we yari yarihitiyemo umwuga wo kwicuruza. Gusa icyo yamenyaga ni ukumenya icyo abana be bakeneye cyose maze akakibashakira, yabahahiraga buri kimwe akakibazanira. Gusa icyari kibabaje ni uko mama Natasha atamenyaga niba n'ibyo yahashye abana babibonye, kuko ntabwo yabaga ahari. Buri joro yabaga yigendeye, maze akaza rimwe na rimwe ku manywa nabwo abana ntibamubone, kuko akenshi babaga bari ku ishuri kandi bagataha basanga n'ubundi yarangije kugenda. Abana baragiye baramukumbura cyane, bagahora bifuza kubona mama wabo, maze bakazengeriza Natasha wari mukuru muri bo, bamubwira bati turashaka mama. Bakarara barira ijoro ryose bakanga gusinzira, bamubwira yuko batari businzire nibatabona mama wabo. Natasha akababeshyabeshya ati nimuhumure mama ari buze kuza. Abana nabo bakabyumva bakicara bakamutegereza, babona ataje bagakomeza kurira. Natasha agashaka ibindi bintu ababeshyabeshya kugeza ubwo bemeye gusinzira. Nubwo basinziraga ariko Natasha we yararaga adasinziriye kubera ubwoba bwinshi cyane yabaga yifitiye, akikanga abajura babateye, ariko cyane cyane akikanga bamuhohoteye. Yageze abwira mama ubwo ubwoba ararana, ariko mama aramubwira ati humura erega ntacyo muzaba, ubwo n'ubwoba gusa, none se ko umutekano uba uhari ubundi abo bajura baturuka hehe? Natasha yakomeje gushaka ikintu yakora ngo mama we ajye aba ahari, byibuze niyo yaba ahari n'inshuro ebyiri mu cyumweru, ariko abona ntabwo biri bugukunda. Yatangiye kumubeshya yuko abajura basigaye babatera buri joro kubera yuko bamenye ko mama we aba adahari.
ariko nabwo abona mama we ntago arimo kubyumva, akomeza amubwira ati erega n'ubwoba gusa uba ufite, nta mujura waza aha ngaha, wowe ujye utuza uryame usinzire nta kintu muzigira muba. Natasha byakomeje kumubabaza cyane kubera ukuntu yabonaga mama we atabyitayeho, niyo mpamvu yari yongeye kumuhamagara muri ako kanya, byibuze ngo arebe ko yamutera ubwoba akaba yabyumva, ariko n'ubundi abona mama we rwose ntago abyitayeho. Natasha byaramubabaje cyane kandi usibye kubabazwa n'akazi mama we yakoraga kari kamuteye ipfunwe mu bandi, kuko nko mu bana biganaga abari bazi akazi mama we yakoraga, iyo yabanyuragaho batangiraga kumuserereza no kumuvugaho amagambo atari meza, bamushimanira inzara kubera nyine ako kazi ka mama we. Ikindi kintu cyamubabazaga ni uguhabwa inshingano zo kurera kandi nawe agikeneye kurerwa. Ntabwo yagusobanurira ukuntu yahangayikaga iyo habaga hari kamwe muri dusaza twe karwaraga nijoro, agomba kukajyana kwa muganga kandi akaza kujya no kwiga mu gitondo. Rimwe na rimwe yajyaga kwiga mu gitondo amaso yatukuye kubera kudasinzira, byatewe n'abasaza be batari bameze neza mu ijoro, cyangwa se byatewe n'uko abana bari banze gusinzira barimo kurira bavuga ko bishakira mama wabo, maze akarara yicaye abahendahenda. Mu gitondo bikagira amaso yatukuye neza neza kubera yari ijoro ryose arimo kureba. Ababonaga iryo jisho rye ryatukuye gutyo batangiraga kumuvugiraho amagambo ko ari inzoga aba yanyweye ijoro ryose, ko aba yarazisangira na mama we n'abandi bagabo mama we aba yazanye. Ku myaka 16 Natasha yari amaze kugira, yari yarabaye nk'ikinya neza neza. Abo bose bavugaga ibyo ngibyo akabumva ariko akabihorera, nta n'umwe yasobanuriraga ibiba byamubayeho kuko yumvaga nta muntu yizeye cyangwa se yaganiriza ibibazo bye, kuko yumvaga nta n'umuntu n'umwe witeguye kumutega amatwi ngo amwumve, kuko na mama w'umubyara atari yarigeze amwumva. Muri iryo joro rero yicaye amaze guhamagara mama we, hashize akanya gato yabumva umuntu arakomanze. Basaza be bari barahahamutse bahita bagira ubwoba bwinshi cyane, maze bahita bamwirundiraho kubera ubwoba bari bafite, ariko Natasha akomeza kubahumuriza ababwira ko ntacyo bari bube. Gusa Natasha nubwo yumvaga uwo muntu akomeza gukomanga cyane, ariko yanze kujya kumufungurira kuko yatangiye gutekereza ko ari wa muntu mama we yamubwiye ko ari buze kuza kumwoherereza, kandi yumvaga uwo muntu atamukeneye muri ako kanya, yumvaga atamushaka kuko yumvaga n'ubundi nta kintu aje kubafasha. Bityo yari akeneye ni mama we, kuko byibuze yumvaga aricyo kintu cyatuma abasaza be batuza, bakajya bareka kurara buri gihe bamutesha umutwe nijoro banze gusinzira. Hashize akanya ariko yanze gufungurira uwo muntu mama we yaramwihamagariye, aramubwira ati fungurira uwo muntu, n'uwo naboherereje muzajya muba muri kumwe nijoro mu gihe ntahari. Maze Natasha ati nta kibazo ndaje mufungurire. Mama we ati sawa, kandi rero telefone yanjye ntabwo iri bwongere kujyaho, uwo muntu mumwakire neza mumwereke icyumba araramo, ntimuze kuza kumutesha umutwe. Maze fone yahita yikuraho kuko yikomereza gahunda ze. Natasha nubwo yari yemereye mama we ko agiye gukingurira uwo muntu, ariko ntabwo ibyo yigeze akora. Yaribazaga ati gute njyewe ndi bufungurire umuntu ntazi? Ese wabaye ari umugizi wa nabi? Yanze gufungura neza kugeza ubwo wakomangaga yarambiwe akigendera. Bukeye mu gitondo mbere y'uko bajya ku ishuri, Natasha yumvikanye n'abasaza be ko umuntu mama wabo yabashakiye uzajya uza kurara batazigera bamwemera habe na gatoya, kuko yatangiye kubabwira bati nituramuka tumwemereye mama akajya agenda azi ko hari umuntu yadusigiye mu rugo, noneho nta nubwo azigera agaruka n'inshuro n'imwe kutureba. Mureke tumwange, byibuze bizatuma mama wacu azajya atubonera umwanya.
basaza be yabashyizemo iyo myumvire maze nabo barabyemera. Bemeza yuko uwo muntu byanze bikunze naramuka aje bazamunaniza kugeza aho ubwo we aziyirukana ku giti cye kuko bazaba bamweretse yuko batamukeneye. Maze basaza b'ibyo byose barabimwemerera kubera ukuntu bamukundaga bamufata nka mama wabo. Akenshi ibyo yababwiraga byose bahitaga babyemera. Bagiye ku ishuri ariko bavuyeyo batungurwa noneho no gusanga mama wabo ari mu rugo abategereje. Yari yanze kugenda atababonye kuko yashakaga kubavugisha. Maze niko gutangira gusomera Natasha amubaza impamvu yaraye yanze gufungurira umuntu yari yaboherereje. Natasha amubwira ko uwo muntu ntawe bakeneye, ko bazajya bakomeza kwibera mu rugo bonyine. Mama we amubwira ko ari itegeko ko atarimo kubimusaba cyangwa se ngo arimo kumugisha inama kuri ibyo bintu. Hashize akanya maze Natasha amubaza niba uwo muntu yababoneye ari umugabo cyangwa se umugore, maze mama we araseka ati umugore? Reka reka nabashakiye umusore ufite ibigango w'umukaratika ku buryo muzajya muryama mugasinzira ntimwongere kugira ubwoba. Azajya aza nimugoroba mu gitondo yitahire, nta bwoba na bukeya muzongera kugira mwikanga abajura cyangwa se n'ikindi kintu. Natasha bikomeza kumubabaza, amubaza titire y'uwo muntu niba yitwa umuzamu cyangwa se ikindi kintu, kuko atumvaga igisobanuro cya nyacyo cy'uwo muntu. Maze mama we kumusobanurira amubwira ko asigaye yarigize inshomotsi maze atangira kumucecekesha. Amubwira ko kandi biri buze kuza kuba bibi cyane naramuka yumvise ko yongeye kwanga gukingurira uwo muhungu yari yaraboneye witwaga Richard. Mama wabo ariko nta bindi bintu byinshi cyane yavuganye na Natasha umukobwa we kuko hari umuntu wari wakomeje kumuhamagara kuri telefone cyane, nawe agakomeza amubwira ati ndaje ihangane. Nuko maze ahita agenda agiye kureba uwo muntu. Natasha muri ako kanya mama we akimara kugenda yumvise ubwoba noneho yari afite burushijeho no kwiyongera, maze akibaza ati mama wanjye we ubu ngubu aba yumva atekereza neza? Ese kujya turazanya n'umuhungu mu nzu arumva ari byo bikwiye? Ubu se mfashe ku ngufu? Yatangiye kumva yamubwira ko ibyo abajura yamubwiraga yabaga arimo kumubeshya, ko n'abazamu bose bagiye birukanwa barengana ko ari we wabaga yabigizemo uruhare, kugira ngo bose bagende byibuze barebe ko mama wabo yabona ko ari we bakeneye cyane, maze akemera kujya aza akagumana nabo mu rugo. Abakozi bose bari baragerageje gushaka nabo nuko byagendaga, kuko yabaga ari kubona mama we ari kubatererana bisa nkaho yabahariye abakozi, maze bose bakajya bashwana. Mama wabo ahitamo kubasezera kuko abana bamubwiraga ko ibyiza kuri bo ari uko bakigumira bonyine kuko abakozi babahohotera cyane. Yumvaga mama we aramutse amenye ibyo bintu byose akamubwiza ukuri yahita amurakarira cyane, kuko nawe yari azi neza ko ibyo yakoze atari byo, ariko nanone akumva atarimo kubyirenganya kuko yabikoraga kugira ngo barebe ko mama wabo yababonera umwanya. Yagumye aho ngaho n'abasaza be. Hashize akanya bumva nanone hari umuntu uje urimo gukomanga, bahita bamenya ko ubwo ngubwo ari Richard uje. Bahise bagenda bahagarara ku muryango, maze bakimara kumukingurira akimara kwinjira bose banga kumusuhuza. Maze ka Sano kari gatoya ku myaka 4 gusa, nta no kwishira kati igenderere twavuze yuko tutagushaka. Bruce nawe ahita ahagarara mu muryango ati ntabwo uri bwinjire muri iyi nzu. Richard ahita yindukira abaza Natasha ati ese basaza bari mu biki? Ntabwo mama wanyu yababwiye ko ndi buze? Natasha ati kuza no kwemererwa kuguma hano ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyiza wakisubirayo kuko ntabwo tubwe tugukeneye.
Richard yabonye nta mpamvu zo guhatiriza, afata telefone ngo ahamagare mama wabo amubwire ko akazi yamuhaye abona atakibashije kugakora kandi abana be babyanze. Maze Natasha abibonye ahita agira ubwoba kubera ukuntu mama we yari yamwihanangirije ajya kugenda, ahita amubwira ati turakwemerera ugume hano ariko umenye neza yuko tutagushaka, ntabwo tugukeneye rwose. Richard yahise abihorera ntiyagira icyo arenzaho, gusa byari byamutangaje cyane, ntabwo yumvaga impamvu batamushaka kandi aribwo bakimubona bwa mbere, ku buryo yatangiye kwibaza ibintu byinshi cyane, niba wenda yaba afite isura ikanganye, isura ikanga abana ku buryo abana bamubona bagakangarana. Bahise bamureka yinjira mu nzu, ariko akimara kwinjira mu nzu Sano na Brice bari barimo kwirebera za katuni, bahita bongeza volume cyane, maze Natasha nawe wari ugifite imirimo yo mu rugo arimo gukora ariko akanyuzamo akaza no kwirebera filime kuri laptop ye, nawe ahita aza yongeza volume cyane, maze inzu yose ihinduka urusaku gusa. Richard yarabibonye abona ako kavuyo abana batangiye guteza, maze ahita agenda agabanya volume ya ba Sano, batangira kumutuka no kumuterera impapuro bari barimo kwigiraho mu maso, bamubwira ngo nabareke bakomeze birebere za katuni zabo, ngo nareke gukomeza kubabangamira kuko ngo ataraza bari bifitiye amahoro. Maze ariko Richard arabakaruma ababwira ko bagomba gutuza. Bakomeje kumuteraho amahane ariko ababwira ko utari buze gutuza ari buze guhanwa, ko no mu nshingano afite harimo no guhana umwana uri buze kongera kugerageza kumusuzugura. Ntiyarekeye aho kandi kuko yahise agenda yerekeza naho Natasha yari yicaye, maze areba ukuntu arimo kureba filime y'urukozasoni nta n'isoni afite yicaye mu bana, maze ntiyatuma akomeza kuyireba ahita yihagarika. Maze Natasha n'agasuzuguro kenshi amureba nabi cyane, ati se bagutumye no kuza kutwiyenzaho? Richard ntiyagira ijambo amusubiza, ahubwo amufata akaboko aramubwira ati tugende ibintu tubivugire hanze. Bageze hanze maze aramubwira ati Natasha, nanze ko ibi bintu tubivugira imbere y'abana, ariko se reka nkwibarize, wowe wumvaga bikwiriye kurebera filime nk'iriya y'urukozasoni nsanzwe urimo kureba ukayirebera imbere y'abana bangana kuriya nka basaza bawe koko? Ese nta nubwo urimo kumva biguteye isoni? Natasha atangira kuburana ati isoni z'iki se, n'agasuzuguro kenshi yamumefiye, ati ubundi se ninde yakubwiye ko ari abana baba babyitayeho ko barimo kwirebera za katuni zabo? Richard ati ubwo niko ubitekereza? Abana ni abanyabwenge cyane, buriya baba babibonye, nuko baba batigeze babikubwira. Ikintu gishobora kukwereka yuko babibonye nuko uzajya gutungurwa ukabona ibyo babonye hariya barimo kubikora, kandi wari uzi ko nta kintu na kimwe bigeze babona. Maze Natasha atari ko se ubundi ibyo bikurebaho iki? Waturekeye amahoro yacu ko dusanzwe twirebera filime uko tubishaka, waretse kubyivangamo? Maze Richard ati ntago nakureka ngo ukomeze kwiyahura urohe n'abarumuna bawe kuriya, bariya basaza bawe baracyari batoya, ntago wagomba kureba ibintu nk'ibyo barimo kureba. Ntabwo rero nakwemerera yuko uzajya ukomeza kureba filime nk'iriya mu maso yabo, nubwo filime nk'iriya nabonaga urimo kureba atari umuntu nkawe mu myaka nk'iyo yawe. Gusa ikindi gihe n'uzajya ushaka kuyireba uzajye ujyana mashine mu cyumba cyawe abe ari wirebera, usibye ko atari nazo filime ukeneye kureba. Natasha akomeza kumva amagambo ya Richard maze ahita yimyoza, aranikubita arigendera kuko yabonaga Richard atangiye kumubangamira cyane. Yari yaramenyereye gukora icyo ashaka cyose, ntawe umuhagaze hejuru, ntawe umucyaha, ntawe umubwira ngo nyura iburyo cyangwa ibumoso, ntawe umugira inama. Ibintu byose
akabikora mu buryo bwe nk'uko abyumva nk'uko abishaka. Ibyo bintu rero Richard yari atangiye kumuzanaho, yumvaga bitangiye kumubuhiriza ubuzima. Natasha n'umujinya mwinshi mashine yahise ayizimya maze ahita agenda ayishyira mu cyumba cye, kuko yumvaga nta n'ayandi magambo ya Richard akeneye gukomeza kumva. Richard bakomeje kumutesha umutwe ariko arabareka, nta nubwo yari bwirirwa barakarira kuko yabonaga ahubwo abo bana bagira impuhwe nyinshi cyane, bakeneye umuntu ubaba hafi. Byageze mu ma saa 5 z'ijoro, abona abana nta n'umwe witeguye kujya kuryama, barakibereye muri za filime no mu makatuni nk'uko bari barimo kubireba. Maze ariko abona birakabije, abibutsa ko bagomba kujya kuryama kuko ejo ari ishuri. Twa dusaza twa Natasha ariko byasaga nkaho twari twatangiye kumutinya kubera ukuntu yari yadukanze. Duhita tugira ubwoba, turahaguruka turagenda tujya mu cyumba cyatwo twararagamo, ariko Natasha bakomeza kwicarira. Maze Richard aramwitegereza, amubaza impamvu adahaguruka ngo aherekeze basaza be, kuko yabonaga bakiri batoya. Maze aramubwira tugomba kubaherekeza ukahava bamaze kuryama byibuze. Maze Natasha n'agasuzuguro kenshi amusubiza ko aho baryama bahazi neza, bityo rero ko nta n'impamvu zo kubaherekeza. Richard biramubaza, abari ubaherekeza bageze aho baryamaga, maze bamaze gusinzira arabitegereza, yumva abana bamuteye agahinda kenshi cyane, ariko ntiyabitindaho cyane, ahita yongera arihagurukira asanga Natasha aho yari yicaye. Icyo gihe Natasha yasanze hari filime yashyize muri televiziyo arimo kuyireba, maze amubaza niba atari buze kuza kujya kuryama, niba ari buze kurara yicaye arimo kureba amafilime. Maze Natasha amubwira ko yamenyereye kuryama atinze cyane, ko kuri we hakiri kare cyane ngo abe yatekereza kujya kuryama, ariko ku birenze ibyo amubwira ko hari seri inyuraho saa 7 z'ijoro kayitegereje kugira ngo aze kuza kujya kuryama irangiye. Richard arikanga amusubirishamo yibaza niba yaba yumvise neza koko, kuko atumvaga ukuntu umuntu yageze saa 7 z'ijoro ategereje filime kandi mu gitondo afite ishuri. Maze Natasha amubwira ko izo saa 7 ari buze kuza kuzigeza, kandi ko atari yo nshuro ya mbere kayireba kuva saa 7 z'ijoro kugeza saa 8, kandi ko mu gitondo abyuka ajya ku ishuri ameze neza, ko nta mpamvu rero zo kubyibazaho. Maze Richard amubaza niba yumva ari ingenzi cyane mu buzima bwe kuba iyo filime yajya ihora imuraza amajoro gutyo, ku buryo yajya ahora arara yicaye yirindiriye. Maze Natasha anga kumusubiza kuko yumvaga nta n'impamvu n'imwe yo gukomeza kuvugana nawe, kuko yumvaga kumuvugisha ari uguta umwanya we. Nubwo yakomeje kumwihora, ariko Richard yakomeje kumusobanurira ko we arimo kumva yuko iyo filime agomba kuyireka akareka kuyitegereza akajya kwiryamira. Amubwira ko icyo agomba gushyira imbere ari amasomo kurusha ibindi byose. Natasha aramubwira ati ese wampaye amahoro nkakomeza nkirebera filime kandi nkanategereza iri buze kuza kunyuraho nk'uko nabikubwiye? Ayo magambo yose urimo kumbwira n'ayiki? Maze Richard ati Natasha ndakwinginze gerageza kunyumva, iyo seri niba uyikunda cyane rwose ndagusezeranya yuko nzayigushakira ukazajya ureba muri weekend cyangwa se no muri vacances ufite umwanya. Maze Natasha akomeza kumuca amazi, aramwihora yanga kugira ikintu avuga kandi yanga no kuzimya televiziyo. Richard yakomeje kumwitegereza, abona atari bumukunde kurara yicaye ategereje iyo seri, kandi abona no kumwiyumvisha ko agomba kuyireka ntayitegereze bitarimo gukunda. Maze ahitamo kuzimya televiziyo batabyumvikanyeho, maze ariko induru ziravuga, batangira kurwana.
ko bari bari mu gupfa yuko Natasha yashakaga kongera kuyicana kandi Richard we akabimwangira, maze bakomeza kubirwanira ariko Richard amurusha imbaraga. Natasha abona atakibishoboye, yatangiye kwinginga Richard, ageze atangira no kurira amubwira ukuntu iyo seri ayikunda cyane, ko ayikunda kurusha ibintu byose bibaho kuri iyi si, ko ayikunda kurenza n'amasomo. Ati ndakwinginze mbabara mbanze nkirebe. Maze Richard ariko akomeza kumwumvisha ko itakabaye imurutira amasomo kandi amusezeranya ko azayimushakira, ariko Natasha amubwira ko we nta kintu byaba bimumariye, ko agomba kumureka akayireba. Maze ageze aramubwira ati nanjye siniba ujye kuryama, ndaguma hano ndebe kuri urare hano wicaye utegereje kureba yuko ntari bujye kuryama, ntaho ndi bujye maze ndebe ikintu uri buze kuza kuntwara. Richard wari wabonye icyumba cya Natasha ubwo cyagiye yajyaga kubikamo mashini, yahise amufata akaboko amwerekeza, ariko Natasha arabyanga, maze Richard ahita amuterura ahita amujyana amugeza mu cyumba cye. Amaze kumugezamo ahita asohoka ahagarara inyuma y'urugi amubwira ko nakora ikosa ryo gushaka gusohoka biri mu bana ibibazo. Natasha icyo gihe abonye nta kundi kuntu yabigenza, maze ararana agahinda kenshi cyane. Muri ako kanya ntago yabonaga ko Richard arimo kumugirira neza, ahubwo yabonaga ari umuntu w'umugome cyane urimo kumubangamira, waje kubinjirira mu buzima agatuma butangira kubabihira. Yabuze uko abigenza, ariko igihe kigeze nuko aza no gusinzira. Mu gitondo Richard yaratashye, ariko agenda atekereza ku burere bw'abana yabonye, yumva bikomeje kumutangaza cyane. Yabonaga ukuntu abana nta kinyabupfura bagirana mba, abona n'abana batagira uburere, bakora ibyo bishakiye, nta muntu upfa kubabwira ngo bumve. Yumva bikomeje kumutangaza cyane, nubwo mama wabo yari yamubwiye yuko akora akazi ka nijoro, ariko ntabwo yari yamusobanurira ako kazi akora akariko. Richard yatangiye kubishakaho amakuru, maze noneho amenya neza ako kazi akora akariko, kandi amenya ko usibye ko no mu ijoro aba adahari, ko no ku manywa atajya haba kaboneka gake cyane gashoboka. Yahise yumva abana atagomba kubarenganya, ahubwo arushaho kubagirira impuhwe nyinshi cyane, kandi yiyemeza no gutangiza kubafasha kurenza nuko yumvaga agomba kubikora, kuko yumvaga agomba kubitaho akanabafasha. Atangira no kubaha amabwiriza mu rugo bazajya bagenderaho. Natasha we niko yarushijeho kumwanga cyane, kandi atangira no kwiyanga, kuko yabonaga ubuzima bwe noneho butangiye kuba umwanda burundu, kuko yabonaga atazongera no kwisanzura mu rugo iwabo kubera Richard. Richard yarasigaye yarabahaye amategeko n'amabwiriza bagomba kugenderaho mu rugo, maze ariko abana bakabyanga kubi, kuko babonaga bisa nk'aho ari gereza basigaye bibereyemo neza neza. Kwisanzura iwabo mu rugo ntabwo byari bigikunze, maze Natasha ibyo bintu bitangira kumutera umutima mubi, atangira kwiyanga burundu, kuko yumvaga nta n'ikintu amaze ku isi. Yatangiye kureba abakobwa bahoze bagendana kera, abakobwa bari basigaye bagendera mu mico mibi, baramubwiye kujya agenda bakajyana, ariko yarabananiye, yarabangiye, kuko atashakaga kuzahinduka nka mama we. Yakuze yumva agomba kugira itandukaniro, ntazitware nk'uko mama we yitwaraga. Icyo gihe noneho yatangiye kubona ko byose ari kimwe, abona n'ubundi nta muntu ku isi umukunze, abona n'ubundi agomba gukora ibyo ashaka byose akishimisha. Yatangiye kongera kwiyunga kuri abo bakobwa, maze nabo bamwakira neza, bamubwira ko bishimiye kuba agiye kuza bakajya bagendana. Bari abakobwa b'ibirara birwaga mu bagabo, ibyo kwiga batabaga babyitayeho habe na gatoya, kuko akenshi bajyaga basiba banigiriye muri gahunda zabo. Natasha umugoroba umwe yahamagaye mama we kuri telefone,
amubwira ko hari abana b'inshuti ze ashaka kuzajya agenda bakajya bigana, maze mama we aramwemerera ati ujye ukora imirimo kare maze ugende nta kibazo kuko Richard ahari, ndumva nta kintu bizajya biba bitwaye, gusa uzajye wibuka kwiga maze utahe kare. Natasha yahise yishima maze abisamira hejuru. Amasaha yari yahanye n'abandi bakobwa yo kujya kureba abasheri babo maze bakishimana banamubwira ko nawe bamuboneye umusheri ageze. Natasha yahise afata baga ye ashyiramo udusitire ari buze kuza kwambara namara kugera hanze y'igipangu cy'iwabo, maze ubundi abwira Richard ko asanze bagenzi be ngo bigane, maze ahita anamubwira yuko barimo kwitegura ikizamini cya leta gisoza. Richard n'ubundi yari abizi ko Natasha ari mu mwaka wa nyuma, ariko n'ubundi noneho yatangiye kugira amakenga yibaza ukuntu ariyo nshuro ya mbere amubonye ari mu myiteguro nk'iyo ngiyo, maze ariko kubera kumuhangayikira cyane areba n'ayo masaha y'ijoro arimo kumubwira ngo niyo agiye kwigiramo, ahita amubwira ati guma hano nanjye ndagusobanurira ndagufasha wige nta kibazo. Maze Natasha yumvishe Richard atangiye kumuza, maze aramubwira ati ngaho ariko se wowe uzakomeza kutubangamira kugeza ryari? Ndagiye kandi mama wanjye yampaye uruhushya yabinyemereye, wowe se urinde ubundi wo kumbuza kwigendera mu gihe mama wanjye yambwiye ngo ngende? Richard yitegereje igikapu icyo gihe Natasha yari afite, abona si cyo asanzwe ajyana ku ishuri, maze aramubaza ati ubundi icyo gikapu kirimo iki? Natasha ati ibyo ntago bikureba. Richard yanze kunyurwa akomeza guhatiriza amubaza ikintu cyaba kiri muri icyo gikapu, maze Natasha ageze aramubaza ati ariko se ubundi usibye kumbaza ubusa urumva umuntu ugiye kwiga ari ikihe kintu kindi yatwara mu gikapu? Harimo amakayi n'ibitabo nyine n'amakaramu. Richard ati zana hano turebe. Natasha aranga kuko yari azi neza ibirimo, ariko Richard arakimwaka ku ngufu kuko yashakaga kureba ibintu birimo koko. Akimara gufata icyo gikapu yaragifunguye maze arumirwa kuko yasanze harimo za make-up, harimo imisatsi y'imikorano Natasha yagombaga gushyira ku mutwe akimara gusohoka, harimo n'utundi twenda yagombaga guhindura, maze ariko atungurwa no kubona ibinini byari birimo ku ruhande. Abyitegereje neza maze abona ni ibinini byo gutuma umuntu adasama. Richard byaramurenze, agahinda karamwica, amarira yenda no gutakara, yumva abuze neza n'ikindi kintu yamubwira. Akomeza kumwitegereza gusa, yumva arumiwe, ariko ageze aramubaza ati ibi bintu byo gutoroka ugasohoka usanzwe ubikora? Natasha agira ubwoba ati ni ubwa mbere nari ngiye kubikora, ariko mbabare ntuze kuza kubibwira mama wawe. Maze Richard ati hanyuma se biriya binini? Maze Natasha ati ni bagenzi banjye babimpaye, bambwiye nyine ko umuntu abikoresha kugira ngo adasama. Richard agahinda karamwica, akomeza kugira Natasha impuhwe nyinshi cyane kuko yumvaga ibyo bintu byamurenze. Richard yatangiye kumutera ubwoba amubwira ko ibyo bintu byose agiye kubifotora akabyohereza mama we, ndetse ko n'ibyo binini ari buze kuza kubimwereka. Maze Natasha amusaba imbabazi ati ni ukuri mbabarira ntubyereke mama wanjye yanyica, kandi iyi niyo nshuro ya mbere nari ngiye kubikora, ndagusezeranya yuko ntazabyongera. Maze Richard aramubwira ati ariko se Natasha wambabarira ukamuha umwanya tukaganira? Natasha wari ufite ubwoba muri ako kanya ntabwo yagombaga kubihakana, yaramwemereye baraganira. Maze Richard atangira kumugira inama amubwira ukuntu agomba kwitwara neza
aramubwira ati urashaka kuzamera nka mama wawe. Natasha amubwira ko ibyo bintu nukuri atazabyongera. Bakomeza kuganira bamarana akanya kanini cyane, Richard arimo kugerageza kumugira inama no kumwumvisha yuko ibyo bintu yaragiye kwishoramo atari byo. Bageze aho baratandukana. Natasha amubwira yuko agiye guhinduka ndetse na bya binini yahise abijugunya muri toilette, amubwira ko ibyo bintu rwose atazongera kubitekereza. Bakimara gutandukana ariko ba bakobwa bakomeje guhamagara Natasha bamubwira bati bite byawe ko telefone wari wayikuyeho, ese uri hehe ubundi ko tutari kukubona, ko twaherukanaga kuvugana utubwira yuko usohotse, ko tutarimo kukubona uhagaze he? Maze Natasha ahita ababwira yuko bitakunze kandi yuko bitari buze no guhuza gushoboka nyine kuko Richard yamuvumbuye yamenye imipango ye. Maze ariko ababwira yuko byamubabaje cyane kuba nyine izo gahunda zapfuye. Maze abo bakobwa nabo birababaza bati ese ari kuzakora iki ngo icyo gihungu kiva iwanyu we? Aramutse adahari uzi ukuntu byaba ari na byiza twajya twiyizira aho ngaho iwanyu kuko mama wawe n'ubundi ntaba ahari, akaba ariho turyohereza. Natasha akimara kumubwira gutyo nawe koko yumvise ari byo, maze arababwira ati ibyo bintu muvuze nibyo, ngiye kuzakora igishoboka cyose iki gihungu kizava hano maze mujye mwiyizira hano ariho twishimira, turiya dusaza twanjye tuzajya tudushukashuka nta kintu na kimwe tuzigera tuvuga. Maze bati ni ukuri ibyo bintu tubwiye nibyo, ahubwo se urabigenza ute kugira ngo uwo muhungu ave aho ngaho ko akomeje kukubangamira? Maze Natasha ati birakomeye se, si uko mwigiraho ukuntu se maze nabona yatwawe nkahita mubeshyira ko yari agiye kumfata ku ngufu? Akimara kuvuga gutyo Richard wari wakomeje kumwumva ariko atarimo kumwereka yuko yamwumvise, yahise yigaragaza. Maze Natasha akimubona ubwoba buramwica ahita anikanga arakupa. Maze Richard nagenda kenshi ati Natasha ndumva bimbabaje cyane ko nyuma y'inama zose maze kukugira wanyemereye yuko ugiye no guhinduka ugifite iyo myumvire imeze gutyo. Bisa nkaho ibintu byose nakubwiye nta kintu na kimwe wigeze wumva, byose byari ukunyereka yuko nyine wabyumvise kugira ngo wikure mu maso yanjye, ntaza no kuza kukurega kuri mama wawe. Uri umwana mubi cyane, ndumva bimbabaje. Natasha akomeza kumusaba imbabazi ariko Richard aramubwira ati wansaba imbabazi wagira, uri umwana mubi cyane ku buryo urimo gutekereza no kuba wamfungisha. Maze Natasha aramubwira ati mbabarira, ntabwo nzongera kubitekereza. Richard yarumiwe yibaza impamvu umwana yamugiriye inama ariko akaba atarimo kumwumva. Maze Richard ageze aramubwira ati ejo nintaha ntabwo nzongera kugaruka, nzigendera ku neza aho kugira ngo utekereze no kumfungisha. Nzakureka rwose uzajye wikorera ibyo ushaka byose, kandi igihe kizagera maze ubone neza ko inama nakugiriye wagombaga kuzikurikiza. Natasha ahita yimyoza maze ajya kwiryamira. Nta n'akanya karashira aryamye, musaza we Brice yahise aza kumukomangira amubwira ko Sano arimo kumutwika. Maze Natasha nk'umuntu mukuru ahita yumva ko ubwo afite umuriro mwinshi cyane, maze agiye asanga umwana atangiye no kugagara. Ubwoba bwaramwishe ahita ajya guhuza Richard aho yaryamaga. Richard nta no gutinda, atitaye no ku kuntu baba bamusuzugura, ahita afata Sano amujyana kwa muganga. Natasha na Brice nabo basigara bafite ubwoba bwinshi cyane kuko babonaga Sano ashobora no gupfa. Maze Natasha akibaza ukuntu yari kubigenza iyo umwana murembana gutyo ari wenyine, akanibaza iyo aza kuba yataye barumuna be yagiye hakagira ikibazo kiba kimeze nk'uko
atanahari akumva atari buzigere yibabarira ibyo bintu, kuko ntabwo yumvaga ukuntu umwana yiriwe ari muzima ameze neza yikinira, none muri iryo joro akaba yari abarembanye kuri urwo rwego. Icyo gihe yahise ahamagara na mama we ngo amubwire ukuntu umwana yarembye, ariko akumva fone ye ntiriho. Yageze aho mama we aramwihorera, ahubwo yihamagarira Richard amubaza uko umwana ameze. Richard akamuhumuriza akamubwira ko umwana ameze neza, abaganga bamwitayeho cyane ko mu gitondo bari butahe, maze amwibutsa ahubwo ko bagomba kuryama kare kugira ngo mu gitondo bajye ku ishuri. Natasha ati ishuri urumva se ndi burijyeho gute kandi nyine isano arwaye atarakira, na mama ntabwo mbizi neza niba fone ye iri buze kugira aho igacamo tukamubwira ukuntu bimeze nuko akazaza. Urumva rero singomba gutekereza ibyo kujya ku ishuri. Richard ati nta kibazo, naho mama wanyu atazaza mwebwe musinzire, ejo muzajye ku ishuri nzamusigarana. Natasha aramushimira cyane ati urakoze. Nuko none habona kuryama baza no gusinzira. Mu gitondo bagiye ku ishuri, ariko nimugoroba Natasha avuye ku ishuri yasanze ka Sano karimo gukina kameze neza cyane. Birumvikana ko katari konyine kandi kari kirirwanye na Richard mu rugo. Mama wabo fone ye yari itaracamo, maze Natasha abonye ukuntu Richard ameranye nako, ukuntu barimo gukina, ukuntu yitanze, n'ukuntu bamusuzuguye bakamutuka bakamutesha umutwe, ariko ntabyiteho agakomeza kubana nabo, akaba yanabafashije, nukabona ni umuntu udasanzwe. Natasha aramushimiye cyane, maze Richard nawe ababwira ko abashimira ku minsi bamaranye, ariko nk'uko yaraye abibwiye Natasha ko agiye kwigendera. Natasha akibyumva yarikanze ati Richard ni ukuri nizere ko urimo kwikinira, kuko ntabwo wadusiga twenyine. Batangiye kurira baramwinginga ngo ntabasige, maze nawe abibonye abonye ukuntu abana barimo kurira cyane arababwira ati ngaho ni mu muceceke, ntago ndi bugende, ntago ndi bubasige. Bariruhukije baramushimira cyane kuko bari batangiye kumukunda cyane. Richard noneho yatangiye kubaho ngaho bamwishimiye, arabafasha bose, batangira kujya ku murongo, ka kavuyo bagiraga barakareka, batangira kugira disipurine, ndetse akajya anabafasha mu bijyanye n'imyigire yabo. Bose batunguwe no kubona ukuntu Richard yari umwana mwiza, batangira kujya bamwisanzuraho, maze Natasha batangira kuba inshuti, akajya amubwira ingorane zo mu buzima bwe bwose kuva avutse kugeza amaze gukura, amusaba imbabazi z'ukuntu yamutesheje umutwe n'ukuntu yashakaga kwishora mu mico mibi. Richard yaramubabariye, bakomeza kubana neza mu mahoro. Mama yari asigaye abona abana be kandi barahindutse cyane ku buryo bugaragara, ku buryo yamusabye kuhaba amanywa nijoro, ndetse nyine igihe cyose, ariko Richard arabyanga kuko yamubwiraga ko hari akandi kazi akora ku manywa. Icyo gihe kandi ni nako Natasha yari asigaye akunda Richard cyane, akabura ariko ukuntu yabimubwira, kandi na Richard byari uko, kuko Natasha yari yarahindutse cyane, asigaye ari umukobwa mwiza kandi w'imico myiza. Richard yatekerezaga kumubwira yuko amukunda, ariko akabona haracyari kare, akumva agomba kuba amuretseho gatoya. Gusa Natasha we kwihangana byagezeho biranga neza, gukomeza kubigumana wenyine biramunanira, ashiduka byamucitse, aba ari umubwira ko amukunda bwa mbere. Richard nawe abona atakomeza kubimuhisha, maze nawe amubwira ko amukunda cyane. Akimara kumubwira ko nawe amukunda, Natasha yumvaga byamurenze, yumvaga ari nk'inzozi, kuko Richard usibye no kuba yarabaye umukunzi we, yari n'umucunguzi we. Yibazaga aho yari buzagarukire we n'abavandimwe be iyo bataza kumubona ngo aze mu buzima bwabo, akumva bari kuzisanga ahantu habi cyane. Nibwo noneho Natasha yatangiye kubona agaciro ko kugira umuntu ugucyaha mu buzima bwawe, akakugira inama, akakuganiriza, maze abona ko mwene uwo muntu
umuntu wese agize amahirwe yamugira kandi aba ari umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Yakomeje gukundana na Richard cyane ariko n'ubundi igihe kije kugera Richard arabasezera kubera yari agiye gukomeza amashuri ye. Icyo gihe noneho nubwo bari bababajwe n'uko batandukanye ariko baramubohoye baramureka aragenda, kuko nubwo bari bababajwe n'uko abasize ariko bari bashimishijwe n'uburyo abasize kuko yari asize barahindutse cyane, basigaye bafite imico myiza. Umuntu wese wabaga azi mama wabo yibazaga niba ari we wabyaye abana beza bubaha gutyo bafite imico myiza, maze bikabayobera. Nyamara byose babikeshaga Richard, niwe wari waratumye bahinduka. Ni nayo mpamvu Natasha yakomezaga kumukunda cyane, kandi urukundo rwabo rwaratsinze kuko nta n'umwe wigeze ahemukira undi. Muri iyo myaka yose Richard yamaze yaragiye gukomeza amashuri ye. Nta nubwo Richard kandi yigeze amuziza ko avuka ku mumama wari ufite imico nk'iyo mama wabo yari afite. Igihe cyaje no kugira bakora ubukwe, ariko muri iyo minsi bajya gukora ubukwe abantu benshi bacaga intege Richard bamubwira ko umukobwa ashatse azamera neza nka nyina, ariko Richard we ntibimuca intege, akomeza kumwikundira cyane, kandi Natasha nawe amubera imfura, yerekana itandukaniro ku bavugaga amagambo bose, maze baraceceka kuko babonaga ibyo barimo kuvuga nta shingiro bifite, kubera ko Natasha yari afite imico myiza cyane idafite aho ihuriye n'iya mama we. Nuko bakomeza kwikundanira cyane, biyubakira urugo rwabo mu mahoro. Mwakoze cyane kubana natwe. Ahangaha niho inkuru yacu y'urukundo uyu munsi tuyisoreje, ndizera yuko mwayikunze cyane. Akomeza rero kutwereka yuko muri kumwe natwe. Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane, kandi mukomeze muryoherwe n'izindi nkuru zacu nyinshi cyane tubategurira. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.